Banje kuba ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Uyu munsi tubazaniye inkuru idasanzwe ikora ku mateka akomeje kugenda yisubiramo. Inkuru ivuga ku muryango w'umukuru w'igihugu cya Uganda, Myitozo ikomeye ya gisirikare ndetse n'icyerekezo gishya cy'ingabo za Uganda zizwi nka UPDF. Ese wari ubizi ko igisirikare mu muryango wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ari nk'umuragi uhererekanwa kuva kuri sekuruza kugeza ku buzukuru? Nibyo koko inkuru igezweho ivugwa mu binyamakuru byose no ku mbuga nkoranyambaga ni y'umuhungu wa General Muhoozi Kainerugaba, umusore witwa Ruhamya Kainerugaba. Ubu ariko biri byuya yitoreza kuzaba umusirikare mukuru mu ngabo za Uganda. Ntabwo ari kubikorera iwabo ahubwo ari kwitoreza mu ishuri ry'ibikomangoma n'abayobozi bakomeye, ishuri rya Royal Military Academy i Sandhurst mu Bwongereza. Reka rero twinjire mu mizi y'iyi nkuru tuyicukumbure neza kugira ngo buri wese yumve uburemere bw'aya makuru. Niba utarakora subscribe ikande unibuke gukanda kuri iyo nzogera kugira ngo utazagicikwa n'amakuru yacu acukumbuye kandi asobanuye neza. Mbere yuko dutangira reka mbanze mbibira akabanga gato turi buze no kuvugaho muri inkuru ku buryo burambuye. Ese muribuka ko iri shuri ryitwa Royal Military Academy Sandhurst ariryo ryizemo Ian Kagame, ariryo ryizemo Brian Kagame n'abandi bana ba Perezida Paul Kagame? Sibo bonyine, hari n'abandi nk'uko tubigende tubigaruka muri inkuru yose uko yakabaye. Kugira ngo twumve neza iby'iyi nkuru y'uyu musore, reka duhere mu buryo aya makuru ashyushye yamenyekanyemo. General Muhoozi Kainerugaba uwahawe inshingano zikomeye zo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda CDF niwe ubwe witangarije aya makuru y'ibyishimo by'umwana we. Yabinyujije ku rubuga rwa X, urubuga ruzwi cyane rwahoze rwitwa Twitter, ariko uyu Muhoozi akaba rukoresha ku rwego rwo hejuru. General Muhoozi rero niyahishe amarangamutima ye nk'umubyeyi utewe ishema n'umuhungu we, maze atangaza ku mugaragaro ko umuhungu we Ruhamya Kainerugaba ageze kuri myitozo ya gisirikare imutegurira kuba officer cyangwa umusirikare wo ku rwego rwo hejuru uzayobora abandi mu ngabo za Uganda. Mu magambo ye bwite yuzuye urukundo rwa kibyeyi ndetse n'ishema rya gisirikare, General Muhoozi yanditse ati: umwana wanjye nkunda Ruhamya uri gukora akazi keza cyane i Sandhurst. Abanyarwanda beza bose bagomba kujya bamusengera buri munsi. Ubutumwa ntabwo bwari amagambo gusa. Kugira ngo abantu babyumve neza, ubu butumwa bwari buherekejwe n'amafoto yerekana uyu musore Ruhamya Kainerugaba yambaye impuzankano ya gisirikare yuzuye, ari kumwe n'abandi banyeshuri bagenzi be ku kibuga cy'imyitozo. Mu kureba aya mafoto n'ubushishozi urabona neza ko imyitozo atari imikino, ni imyitozo ikomeye isaba imbaraga z'umubiri, ubwenge buhagije no kwihangana gukomeye cyane nk'uko bisabwa muri iri shuri riri mu ya mbere yigisha ubuhanga bwa gisirikare ku isi. Imyitozo umusore ari gukora ikunze kwitwa field exercise mu rurimi rw'icyongereza, ikaba ari imyitozo yo mu ishyamba itegura abasirikare mu guhangana n'ibihe bikomeye cyane by'intambara, haba ku manywa ndetse na nijoro. Reka twongere ducukumbure gato kuri aya makuru ndetse n'amateka hagati y'uyu musore na General Muhoozi Kainerugaba akaba ari papa we. Uretse kugaragaza ko umuhungu we ari kwitwara neza muri uru rugendo, General Muhoozi yongeye gusangiza abamukurikira indi foto igaragaza ukuntu amateka ajya yisubiramo. Yafashe ifoto y'umuhungu we ari mu myitozo i Sandhurst uyu munsi muri 2026, ajyanye n'ifoto ye bwite, ifoto ya General Muhoozi akiri muto ubwo nawe yari muri ya shuri rya Sandhurst mu myaka 27 ishize. Aha General Muhoozi yagize ati: umubyeyi n'umuhungu we baranyura mu ngorane zimwe, batandukanwa n'imyaka 27. Imana iha umugisha Ruhamya. Aya magambo yavuze ngo ingorane zimwe arakomeye cyane iyo yasesenguye.
ashatse gusobanura ko nubwo uyu musore ari umwuzukuru wa perezida wa Uganda akaba n'umuhungu w'umugaba mukuru w'ingabo, nta tegeko cyangwa itoneshwa rimurengera riri mu ishuri rya Sandhurst. Agomba kurara mu ishyamba nk'abandi, agomba kwihanganira imbeho ikaze y'Iburayi, agomba kwiyima ibyiza byose, kandi agomba gukora imyitozo njyarugamba ikaze neza cyane, neza nk'iyo se umubyara yakoze mu myaka ikabakaba 30 ishize, mbere yuko ahabwa amapeti akomeye mu ngabo za UPDF akagera naho uba ari generali. Kugereranya amateka no kwerekana aya mafoto ryakoze ku mitima y'abantu benshi cyane bakurikirana uyu mugabo ku mbuga nkoranyambaga, kuko byerekana ubuzima busanzwe bw'umubyeyi ushyigikira umwana we mu bihe bigoranye. Iyi nkuru rero y'umuhungu wa General Muhoozi Kainerugaba ijyanye n'amateka maremare y'umuryango w'umukuru w'igihugu cya Uganda mu bya gisirikare. Injira neza muri ibi tubisobanure mu buryo bwimbitse. Kujya kwiga mu Bwongereza kwa Ruhamya Kainerugaba bivuze ko abaye umuntu wa kane mu muryango wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni winjiye mu gisirikare ku mugaragaro kandi mu buryo bufatika. Ibi birerekana neza ko igisirikare muri uyu muryango ari ikintu cyahawe agaciro kanini cyane kurusha ibindi byose. Amateka y'igisirikare muri uyu muryango yatangijwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ubwe mu myaka ya 1980. Museveni niwe wayoboye intambara y'ishyamba izwi nka Bush War, yakozwe n'inyeshyamba za National Resistance Army NRA. Iyi ntambara nayo niyo yamugejeje ku butegetsi mu mwaka w'1986. Ihindura burundu amateka ya Uganda kugeza n'uyu munsi. Umuntu wa kabiri mu muryango winjiye muri uyu mwuga ni murumuna wa Perezida Museveni ariwe Generali Karebu akandwanaho, uyu akabazwi cyane na benshi ku izina rya Salim Saleh. Uyu mugabo yabaye umwe mu bayobozi b'ingabo bakomeye cyane, kandi yakunze kuba umuntu uvuga rikijyana mu gisirikare no mu buzima bwa politike bw'igihugu cya Uganda. Umuntu wa gatatu wakoze aya mateka ni General Muhoozi Kainerugaba. We yinjiye mu gisirikare cya Uganda UPDF mu mwaka w'1999, aho yatangiriye ku rwego rwo hasi rw'abitozaga kuba ofisiye ba officer cadet, mbere yuko azamurwa mu ntera buhoro kugeza aho yagizwe umugaba mukuru w'ingabo, Chief of Defense Forces cyangwa CDF mu mpine. Ubu rero tugeze ku gisekuru cya kane mu gisirikare. Umwuzukuru witwa Ruhamya Kainerugaba nawe yinjiye mu kibuga amaramaje, afata inkoni y'icyubahiro mu bya gisirikare kugira ngo akomeze uruhererekane rw'amateka y'uyu muryango. Uku niko umurage w'uyu muryango mu bya gisirikare ushinga imizi uko ibihe bigenda bisimburana. Ariko se ishuri rya Sandhurst rikomeje kuvugwa uyu munsi yagiyemo n'irihe? Kuki riba inkuru ikomeye cyane iyo umuntu arigiyemo? Reka mbisobanure neza nta guca ku ruhande kugira ngo mwumve uburemere bwaryo. Ishuri rya Royal Military Academy Sandhurst riherereye mu gihugu cy'Ubwongereza ntabwo ari ishuri rya gisirikare risanzwe ryo ku muhanda. Rifatwa nka kimwe mu bigo by'ikirenga ku isi yose biha amahugurwa yisumbuye kandi yimbitse abayobozi ba gisirikare ndetse n'abaperezida, abami n'ibikomangoma bitandukanye byo ku isi. Abasesenguzi mu bya gisirikare bakunze gusobanura Sandhurst nk'ikimenyetso ntakuka cy'ikinyabupfura gihanitse, imiyoborere idashidikanywaho mu bihe by'ibibazo, kwihangana gukabije mu bihe bigoranye, ndetse n'imyitozo ikazigenewe gukora abasirikare b'indashyikirwa baba officers. Ugeze mu marembo y'i Sandhurst, waba uri umwana w'umwami ukomoka mu mutungo uhambaye cyangwa waba uri umwana wa perezida uyobora igihugu gikomeye, byose bishyirwa ku ruhande ukaba umunyeshuri usanzwe. Aho hantu utorezwa kuba umuyobozi ubasha gufata ibyemezo bikomeye ku rugamba, aho amasasu aba ari kuvuza ubuhuha, utorezwa kuyobora ingabo zawe neza kandi ufite ikinyabupfura cyo ku rwego rw'ikirenga.
iri shuri rigira amategeko akarishye ku buryo uwaryinjiyemo cyangwa uwarirangijemo wese atangira kubaho ku isi yose, ndetse n'igisirikare cye kikamuha agaciro kihariye kuko aba yaragaragaje ubushobozi n'ubwitange budasanzwe kugira ngo ahabwe iryo kamba ryo kuharangiza. Kugira ngo twumve neza ireme ry'iri shuri rya Sandhurst y'umuhungu wa General Muhoozi ari kwigamo ndetse n'ikigo agiye kwinjiramo, reka turebe urutonde rwa bamwe mu bantu b'ibikomerezwa bakomeye mu mateka y'isi basoje amasomo muri iri shuri. Iri shuri ryareze abayobozi b'isi batandukanye mu myaka amagana rimaze. Muri abo bantu bakomeye harimo nk'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, Sir Winston Churchill, umwe mu bagabo bubashywe cyane mu mateka y'isi. Tuvuye mu Bwongereza, iri shuri ryigishije abami benshi bo mu burasirazuba bwo hagati, umwami Abdullah wa kabiri uyobora igihugu cya Jordani, nyakwigendera Sultan Qaboos wayoboraga igihugu cya Oman, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wahoze ari umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Qatar mu bihe byashize, ndetse n'umwami w'igihugu cya Bahrain witwa Hamad bin Isa Al Khalifa. Abose ni abami bakomeye bavukiye mu butunzi bwinshi, ariko banyuze muri iyi myitozo y'ishyamba kugira ngo bazabashe kuyobora ibihugu byabo n'ingabo zabo bafite ubuhanga bwa gisirikare. Tugarutse ku mugabane wa Afurika, iri shuri ryanareze abaperezida bakomeye barimo Ian Khama wahoze ari perezida w'igihugu cya Botswana akaba n'umusirikare mukuru, hamwe na Yakubu Gowon wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria mu bihe bikomeye by'intambara. Ntabwo ari byo gusa, iri shuri ryanizemo ibikomangoma by'Ubwongereza bizwi cyane ku isi, aribyo Prince William uzaba umwami w'Ubwongereza ndetse na murumuna we Prince Harry, mbere y'uko nabo bombi binjira mu gisirikare cy'igihugu cyabo ku mugaragaro. Ku bantu bakurikirana amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, Sandhurst inazwi cyane kuko inigwamo n'abandi bana b'abakuru b'ibihugu byacu. Urugero rwa hafi rwiza nuko iri shuri ariyo ryigishije abasirikare bakuru b'u Rwanda basanzwe ari abahungu ba Perezida Paul Kagame, nka Liyetona Brian Kagame ndetse na Captain Ian Kagame. Abasore bombi nabo bakaba baragaragaje ubuhanga ndetse n'ubwitange mu gisirikare cya RDF, aho bavuye mu myitozo ikomeye cyane i Sandhurst mu Bwongereza bagahabwa amapeti ya kiofisiye bamaze gutsinda ibizamini byose. Muri Uganda ho by'umwihariko, uretse General Muhoozi Kainerugaba, hari n'abandi bayobozi bakuru bakera banyuzemo nka General Oyite Ojok na Brigadier General Mark Ayasi Kodiri, bakaba barahakoze amateka mbere cyane. Niki se abaturage ba Uganda ndetse n'abandi bakurikiranira hafi politiki yo mu karere babivugaho? Amafoto ya ruhamya yashyizwe hanze na se General Muhoozi yateje urujya n'uruza ndetse n'ibitekerezo byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi cyane by'umwihariko abashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi ndetse n'abakunda igisirikare cya UPDF by'ukuri bagaragaje ibyishimo n'ishema rikomeye. Abasesenguzi basanga uyu mwana ari ikimenyetso cyo gukomeza inshingano zo gukorera igihugu nta kiguzi cyangwa gukunda igihugu byimazeyo byitwa patriotism. Banabona ko ari ugukomeza umurongo mwiza w'imiyoborere ya gisirikare mu muryango w'umukuru w'igihugu cya Uganda. Muri bo babona ibi nk'ubwitange budasanzwe, aho umwana wavutse mu buzima bwiza yemera gusiga byose akajya kubira ibyuya mu myitozo ibabaza umubiri Burayi kugira ngo aze gukorera igihugu cye kandi akitangire. Ibintu bikomeye cyane navuga nanone bikomeje kugarukwaho muri iyi nkuru, navuga ko byaherekeje iyi nkuru, n'ibijyanye n'umuntu uwo bita Kabobi cyangwa Bobi Wine Kyagulanyi, nawe ukomeje kugenda yamaza kuba perezida w'igihugu cya Uganda, ndetse ukabona ko hari benshi bamwiruka inyuma. Uyu Bobi Wine rero bakomeje kugeranya uyu ruhamya, umwana wa Muhoozi, wa General Muhoozi, ndetse n'umwana wa Bobi Wine,
bakamwerekana ari kunywa amatabi, ari kunywa ibimogi, ari kumwe n'ibikobwa n'abakobwa bari kumusoma ahantu ku mazi, abazungu ari kurya ubuzima bwose ari ku mayati ndetse n'ibindi byinshi bigaragaza ko ari inzira ebyiri zitandukanye. Umwe ari gutoza umwana we kuba umuntu ukomeye kandi ukunda igihugu, warwanira igihugu wakitangira, undi agatoza umwana we kunywa ibimogi ndetse no kujya mu busambanyi. Mu gusoza inkuru yacu rero twabateguriye uyu munsi, twakwibaza tuti ese uyu musore muto Ruhamya Kainerugaba namara gusoza aya masomo ndetse n'imyitozo igoranye azakurikira inzira ya se kugera ku ntego yo hejuru y'ubugaba bukuru bw'ingabo za Uganda, cyangwa aya mateka zamwerekeza n'ahandi mu buzima bwa politike mu myaka iri imbere? Ibi ni ibibazo abasesenguzi benshi bakomeje kwibaza, kandi natwe nk'abanyamakuru banyu tuzakomeza kubakurikiranira hafi kugira ngo tubagezeho buri kantu kose kazakurikiraho, kuko n'abari kuvuga ko ashobora kuzasimbura se ku mukuru w'igihugu, kuko abantu benshi barabizi ko Muhoozi Kainerugaba rwose mahirwe menshi ashobora gusimbura papa we Museveni. Ubwo rero bakavuga bati Ruhamya nawe ni muri iyo nzira. Murakoze cyane rero kubana natwe muri iyi nkuru n'ubusesenguzi bwimbitse. Nk'ibisanzwe niba utarakanda subscribe yikande, kandi ugiye ukanda like kuri iyi video dukoze, unasangiza iyi nkuru inshuti zawe, umuryango, abavandimwe, yaba mu magroupe ya WhatsApp ndetse n'ahandi hose, kugira ngo babashe kumenya amakuru agezweho. Ndabashimiye, ndabakunda, mukomeze mari nanjye, kandi Imana ikomeze kubarinda.